Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Mwameze neza. Reka tubumbure Bibiliya zacu. Dusome urwandiko rwa kabiri rwa Petero. Turasoma igice cya mbere. Turasoma umurongo wa 16, dusoma ikigino kwa 19, ahandi wenda turaza kuhasoma nyumaho. Yesu ashimwe. Burya ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge, ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye, kuko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwo ijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvise rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Yesu ashimwe. Petero muramuzi, mwaramwumvishe, twaramwumvishe. Haleluya. Yari iki? Yari disciple. Disciple mu Kinyarwanda ni iki? Okay. Yari umwigishwa wa Yesu cyangwa se intumwa ya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yego. Hama noneho urwandiko yarwanditse mu nzandiko rw'urwandiko rwe rwa nyuma rwose. Urwandiko rwa nyuma kuko hari naho dusoma akomeza agenda avuga nyine muri iki gice, agenda avuga hari naho muri iki gice niho yamije aravuga ati, kuko nzi neza ko ngiye kuva muri iyi ngando nk'uko umwami Yesu Kristo yabimenyesheje. Nagasineho kanumva ndafashwe, ariko ni bano bantu bari bakomeye kabisa kugeza abasha kumenya agenda yuko agiye gutaha. Yesu ashimwe cyane. Hama noneho rwari urwandiko yanditse arimo ubundi rutangira avuga ko yandikiraga abatataniye hirya no hino mu isi, abatatanijwe n'ikibazo cy'ubutumwa bwiza, batotezwa bakagenda batatana. Hama noneho rero rwa kabiri yabandikiye rero ababwira impugo zitandukanye. Noneho ahangaha dusomye n'ahantu tuza kuvanamo nk'amagambo 2 cyangwa 3 tuza kugenderaho, ariko ijambo rya mbere nuvuga ngo ntitwakurikiye. Haleluya. Ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Ntitwakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge. Ubwo twagiraga gute? Ubwo twabamenyeshaga imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo no kuzaza kwe, ahubwo twiboneye n'amaso yacu. Yesu ashimwe cyane. Sinzi niba twakururira hamwe tugafatikanya nk'uko mbikurura, tubifatikanya kubikurura twese gukurikiza imigani yahimbwe n'ubwenge. Hariho za filozofi nyinshi, hariho n'imirongo y'ubwenge nyinshi abantu bagiye bashyiraho, bagiye barema ibintu byinshi, bikaba ibitekerezo kandi byiza bifasha rwose mu bintu bitandukanye. Hari ibitekerezo biza bigafasha mu bibazo by'ubukungu kandi bikayobora pe, bigafasha cyane. Haleluya. Bigafasha pe, kuko Imana yatanze impano, yashyize mu bantu ibintu by'ubwenge byinshi. Hari ibitekerezo biza nabyo bigahimba imiti ituma ikiza indwara runaka zibaho, sibyo? Kuri icyo gitekerezo umuntu wakigize yashyizeho formule, arabasha kumenya, akora umuti ku buryo uyu munsi wa none za laboratoire zitandukanye zijya zikora cya gitekerezo zigakora umuti. Nuvuga ngo cya gitekerezo kirakora. Yesu ashimwe cyane. Harimo uwo muti wawe ugura niba urwaye ibicurane igakira, hari formule runaka bakoresha imiti. Yesu ashimwe cyane. Ari ibitekerezo bitandukanye, ariko reka none mbashyire no mu bindi bitekerezo. Hari ibitekerezo birema bikabasha gutuma, hari n'igihe n'umuryango famille ibasha kugira igitekerezo kiti tujye tujya gutya, dukore gutya, duhure gutya, igitekerezo kikabaho
kandi kigakora ibintu byiza mu muryango ukongera ukaba kumwe, abari baratatanye bakongera bakagira ubuzima bw'umuryango. Ibyo murabyemera nabyo? Yesu ashimwe cyane. Ibyo bibaho cyane rwose. Umuryango kwa batatanye ko ibitekerezo bikongera bikaza, hakaza ibitekerezo by'ubwenge bitandukanye. Turi kumvikana? Reka mbabaze, mwabaye abaskoti? Ababaye abaskoti? Mwabaye abaskoti? Yego, ndabona bamwe babaye abaskoti. Naye nabaye muskoti. Nabaye muskoti nanjye. Muskoti. Abaskoti babari abahungu, boys. Hanyuma noneho abakobwa bita buki? Njye nibagiwe yuko turi kumwe n'abongereza hano. Ibintu byose babigize ibyongereza. Okay, ariko iwacu nuba twabitaga abagide. 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 Okay, abagide. Hanyuma naho hari igitekerezo runaka umuntu yagize witwa Baden Powell, hanyuma noneho abasha gukora uriya muryango kandi urakomeye. Hari ababaye abasaveri, bamwe babaye abasaveri, abandi baba mu miryango itandukanye. Aba Rouge, yani ibitekerezo. Rouge ni igitekerezo cyande? Henrik Dina. Ni ibitekerezo. Turi kumvikana? Henrik Dina. Inge nabaye n'ibintu. Yero nabaye n'ibintu byinshi rero. CV yanjye nuko njya nyihisha, sinyagure yose, nyaguye yose abantu bajya bantinya bakanywaca, ariko kugira ngo nicishe bugufi. Ntabwo nyisesengura cyane kuko nabaye n'inshuti za Dominico Savio, nabaye inshuti za Dominico Savio. Urumva ko CV nawe nyaguye cyane, njya kuvuga nabaye inshuti za Dominico Savio. Inshuti za Dominico Savio. Ntabwo mubizi nyine ni ibintu byaye nyine biri muri CV yanjye, ntajya mvuga ariko kugira ngo nyine nicishe bugufi. Nabaye n'umubaha ababahabura ababahaye bajyaga bazi wanyu. Ababahaye bajyaga bazi wacu. Ubu rero ndaza ku ari aho nshaka kugana, murabyumva namwe muzi ko ndi umwarimu sibyo? Noneho ababahaye bajyaga bazi wacu. Nabyo byabaye ibintu twakurikiye kabisa. Buriya Petero arimo kuvuga ngo ntabwo twakurikiye ibingibi, hari ibyo twakurikiye. Nuko ngo hari ibyo yagereranyaga. Haleluya. Ababahaye rero bajyaga bazi wacu nabo. Ubwizo iby'inshuti za Dominico Savio nabyo wenda nta mwanya ariko ababahaye rero bajyaga bazi wacu abo nababayemo yiga muri za primaire mu myaka y'ubwana, nkindi muri primaire. Bajyaga baza babahaye bakaza mu makarito twatuye ari mu Rugunga nyine wacu mu Rugunga. Muziki wacu ari nyuma Rugunga nyuma ya lycée muri Kigali hari nyine ndani. Hama noneho bajyaga baza rero bakunda kuza amasaha 5 za mu gatondo. Mu bihe wenda muri weekend ku gatandatu cyangwa se mu bihe by'ibiruhuko. Saa 5 reka bisaha nziza. Isanze nyine abana bato nkatwe buduhungu dutangiye gusonda dukeneye ari utuntu dukeneye. Uti kubera iki? Abahaye ntago bazaga imbokoboko. Abahaye bazaga iwacu kudusura, bazaga bafite imigati n'imineke. Bazaga bafite imigati n'imineke. Abantu rwose mutari ibyo babaye mwarahombye mwihangane. Noneho saa 5 rero bagate ari akabuga gatoya epfo iwacu niho twakunda guteranira. Yego. Noneho bakatwigisha indirimbo rero twakurikiye ababahaye muri make. Rumva reka mbabwire indirimbo twaririmbaga kugira ngo bamenye nyine mbayishimira kiko nabaye mu bahaye nyiri muri primaire. None bajya batinya indisho ivuga ngo mwihangane bijyanye n'ijyanye ndi muzi. Yabahaura baha yabahaura baha yabahaura baha yabahaura baha. Ntumbaze icyo bisobanura sibyo? Uko nanjye ntumbaze icyo bisobanura, uko nanjye ni umwana. Noneho ariko tukaba motivation twari dufite mu by'ukuri tujya igihe twajyagayo. Mwayumvishe namwe niyi umugati n'imineke. Noneho akabigiye abanza akatwigisha ngo ibyabahaura agatinda.
none yatinda kongera akaturimbisha, yaturimbisha twaje kugeza igihe ya ndirimbo ye turayihindura, yaturimbisha noneho twe twarambiwe twaturimba ngo aho kugira ngo tujye ngo abaha turema ngo waduhaye imineke waduhaye imineke twisondeye waduhaye imineke. Nuko ibyo rero Imana dufashe cyane, twabaye muri byinshi ariko tukaza kurya imineke, niba byagezeho ikazamushirana ikazabashirana nagezeho twongera kubabona ubwo byarashitse wenda barasinana, ariko nyine byari bimwe muri ibyo bitekerezo bimwe na bimwe Petero yavuze bitandukanye. Turi kumvikana, hari n'abandi baba mu miryango itandukanye, hari n'abandi baba mu bimina nabyo ni igitekerezo kibaho cy'ubukungu rwose cyiza, kandi natwe tubivamo bitandukanye, sibyo mado, sibyo kwanza uyu munsi nta kimina turi mubanza uyu munsi wa ariko ibimina ibaho kandi ibimina birafasha, sibyo na strategies aragatekereza bimina n'ibitekerezo, ari ibintu byinshi bitandukanye by'ibitekerezo bigira cyane, ari ibintu byinshi cyane bitandukanye, za muvuma zitandukanye. Urumva hari abandi baba mu wa republike, hari n'abandi baba mu wa demokrate, mu mashyaka atandukanye, ibintu nk'ibyo byose bitandukanye. Noneho ndagira ngo mukurure wenda mukuru ishusho y'abana bari nko muri interna, muri secondaire, ibyo bintu byose bitandukanye biri aho, abaskuti, ababahayi, abasaveri, abarokore, sibyo wenda amashyaka bakiri bato ntabwo babizi by'amashyaka, ariko ibintu byose bitandukanye, kuko iyi experience mbabwira ni experience yatubagaho wenda tugeze muri secondaire, ibintu by'amvuma de jeunesse nyinshi cyane. None tuvuye mu ishuri saa 9 n'igice hari zamvuma nyinshi cyane. Noneho tukajya muri dortoir tugahindura imyenda, ugahindura imyenda ukambara ukurikije ibyo ugiye kujyamo. Turikumvikana, bamwe bakambara bagiye mu bya siporo, abandi bakambara bagiye mu by'abaskuti, abandi bakambara bagiye mu bintu bitandukanye cyane, abandi bakambara bagiye mu by'abarokore. Haleluya, bagiye gusenga, bagiye bafashe Bibiliya bagiye gusenga. Yesu ashimwe cyane. Noneho bakurikiye, no kuvuga ngo twasohoka muri dortoir dukurikiye ibintu bitandukanye, by'ubwenge butandukanye. Yesu dufashe cyane. Ndi umuskuti turi abaskuti, hari ikintu duharanira cyane, yamaga kurahira, gusezerana. Abaskuti bararahira kandi barahirira he? Mu rusengero. Narahiye mu rusengero, ngenda niga kuri Shyira, narahiriye muri eyeri Shyira. Abaskuti barahira mu rusengero. Kurahira mwavuze mu ishyamba mu gitangije na totembe, oya ngende kwa kurahira. Abaskuti barahira ngo je m'engage tout mon honneur nibagiye akiyangaja, afashe arambuye idarapo, kiganza ku idarapo ry'abaskuti, kandi ari mu rusengero, mu kiliziya cyane cyangwa se mu bangirikane, muri eyeri niho twarahitwe muri eyeri. Barahira indahiro ikomeye cyane, bivuga ngo iyo ndahiro murahira ni ibintu byateguwe, kandi ni ibintu ugiyemo yuko uziyemeza cyo kuza scout toujours prêt. Bikwavuga scout rwose ifite intego zikomeye ngo servire, croire, obéir, union, travail, ibintu byiza cyane. Tukumvikana. Noneho rero umaze kuba umuskuti rero, kugira ngo ubone promotion yo kubona totem, niho Mado yavuze kubyo kujya mu mashyamba, none kujya, ariko urimo uragenda ubyinjiramo. Kandi noneho umuskuti nyawe, umuskuti wamaramaje, ni mu mukure nduva mu muzi, numeze ati ubwo none maza ko niwe akanagira mbingizemo, nimuza kumbwira umuskuti wamaramaje ko yameze, ahubwo muraza no kunganiza mumbwira umurakora wamaramaje ko yameze. Okay, none umuskuti wamaramaje ko yameze, ni mu muzi uko bameze. Bameze ati bameze ni mu muzi ko bameze. Ni iki muranga? Usibye kwambara mu gihe bari mu uskuti, ni iki muranga? Yego, yabagaze kwanima, yabagaze gushusha.
ngo dumbugudu sesa dumbugudu nawe uri dumbugudu nanjye ndi dukena narinze kwanima shaho nanjye ndi dumbugudu yanima sebe yanjye ni nini cyane sebe nini cyane nanjye kwanima kuyishyira niwo nayo ndi muskoti kuyishyira niga muri mama primaire dumbugudu mana yagiye dufasha mu byinshi inoko noneho ikindi usibye kwanima ikindi kimbabazaho kuko ari ibintu byinshi cyane nshima nagiye nyuramo ari ibintu byinshi cyane nshima ariko umuskuti ikindi kintu kimbabazamo umuskuti umaramaje uwirimo usibye kwanima ari n'izindi characters yabaga afite twabaga tuba niba ari umuskuti akaba azi kwanima ariko hari n'ibindi characters bi negative bindi runaka narondoreye hano ariko bindi bitandukanye nabyo byageze cyane cyane mu gihe cya toteme sinzi niba muza toteme zibajya koza toteme ziwacu kubona toteme bakakwita amazina y'agakoko runaka cyangwa bitewe mu nakaragitera n'ibishyose ariko kubona toteme iwacu ari ibintu ari imico myinshi cyane byacagamo cyangwa se ibizamini byacagamo kandi by'imico imeze ukuntu rero dufashe cyane noneho ndimo ndakurura kugira ngo wa muntu umwe asohotse ajya mu baskuti kandi amaramaza agomba kumera kwa kundi undi asohotse ajya mu barokore gusenga Imana abasengaga Imana bo murazi ibigeragezo twagiye duhura nabyo bitandukanye usenga Imana uba muri interina murabyibuka ibibazo bitandukanye noneho unushaka kunabikora no mu buzima busanzwe usohotse mu rugo iwawe umwagiye muri muvoma runaka wenda mu mashyaka cyangwa se mu bimina cyangwa se mu bintu bitandukanye undasohotse agiye gusenga hari ikintu gikomeye cyane dutegereje kuri ba bantu hejuru yo ko ushobora kubona umuskuti yambaye furari hejuru ko ushobora kubona umurokore afite biriya kwaba ngura n'umurokore cyangwa n'umuntu w'Imana ugiye gusenga hejuru ko ushobora kubona wenda umunyakimina afite agatabo k'ikimina kwabuti agiye mu kimina hejuru ko ushobora kubona wenda uwambaye ibirango by'ishyaka wenda akavuga ngo agiye muri gahunda z'ishyaka muri animasiyo z'ishyaka ariko hari ikintu dutegereje kubona cyane cyane nje kuri wa mukristo hari ikintu tumukeneyeho kubona gitandukanye na bya bindi hari ikintu dukeneye kubona kuri wa murokore hari ikintu tumukeneye kumubonaho kuki we ahisemo biriya kuki ahisemo kugenda kuriya hari ikintu tumukeneyeho Yesu ashimwe cyane hari icyo tuzi ku muskuti hari icyo tuzi kuri bakana bajya muri ibingibi ariko wa wundi ujya gusenga Imana hari icyo tumutegerejeho nawe Yesu ashimwe cyane wa wundi uvuga ngo aragusenga agiye gusenga Imana we hari icyo tumutegerejeho Yesu ashimwe cyane abakristo batangiye kwitwa ngo ni abakristo bageze he Antiokiya murabizi turikumvikana mo twabisonye twitagiye twiga ibyakoze no bageze mu Antiokiya muri uriya mujyi nibwo ngo ijambo abakristo ryatangiye ngo bakajya babitanga abangaba ni abakristo ndetse ntabwo ari nabo bivuze ngo turi abakristo ahubwo abandi nibo bagiye babitegereza bagatangira kuvuga ngo aba ni babandi ni bandi uvuga aba ni abakristo Yesu ashimwe cyane haleluya abo ngabo rero bagendaga bagira iyo ngiyo mahanga hose batatanye bakagenda bajya hirya no hino mw'isi hirya no hino abo ngabo nibo Petero yandikiye haleluya ati mwebweho ubwo twabazagaho tuzi wanyu
ntabwo twazanye bya bintu byahimbwe n'abantu nagiye nondagura. Ntabwo twaje tuzanye bya bintu byahimbwe n'abantu, ntabwo ari amafilozofi twazanye, ahubwo ntabwo ari ibintu by'imigani twabazaniye by'amaprincipe runaka, bya bindi by'abantu nabwiye bajyaga bazi iwacu, bajya kubona ukabona nyuma y'igihe turababuze. Murumva? Kandi noneho bya bindi by'abantu ahandi twajyaga tukagenda tugiye, noneho tugiye gushaka imigati n'imineke, turumva? Ariko noneho haleluya, hariyaho tuvuze ngo turahagutse, nyina nakijwe nyine muri segonderi nanjye, ariko tuvuze ngo turahagutse, icyo gihe ntabwo twari tugiye gushaka imigati, ntabwo twari tugiye gushaka imineke, twari tugiye gushaka nde? Twari tugiye gushaka Kristo. Yesu ashimwe cyane. Twari tugiye gushaka Yesu. Haleluya. Hanyuma kugira ngo Yesu, haleluya, reka dukomeze gatoya hasi twumve icyo ngo yadukoreye cyane. Ariko kugira ngo Yesu uwo nguwo natuzamo, nitugira umuki tukamubona akatufata ati muze ntama zanjye bwoko bwanjye, kugira ngo natuzamo agire ikintu akora, ajye muri sisiteme yacu yose itugize. Umuntu afite sisiteme imugize, yongere ayirisetinge, haleluya, yongere ayishyire kuri original reset. Yesu ashimwe cyane. Yongere ayigire nshyashya, maze noneho niyongera kuyigira nshyashya, bwa buryo watekerezaga bya bintu bitandukanye wari urimo bitandukanye, noneho ugire perspective cyangwa se viziyo y'ibisha. Haleluya. Ugire andi madarubindi cyangwa se izindi ndorerwamo ureberamo ibyo environment urimo. Yesu ashimwe cyane. Ageze ku murongo wa 17 yavuze ngo kuko yahawe n'Imana data wa twese. Uwo ninde avuga? Ni Yesu yavugaga. Kuko yahawe n'Imana data wa twese ishimwe n'icyubahiro, ubwijwi ryavugiraga mu bwiza bukomeye cyane rimubwira ati nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Iryo jwi twaryumvishe rivugira mu ijuru ubwo twari kumwe nawe kuri wa musozi. Ubwo Yesu yabishuraga ari kumwe na Mose na Eliya, hari ikintu byasobanuraga. Mwaracyumvishe? Hari ikintu byasobanuraga, kuko Mose yari umuntu abisirayeli bubaha, abayuda, ariko uhagarariye iki? Amategeko y'Uwiteka, amategeko bagenderagaho. Hanyuma Eliya we yaje ahagarariye iki? Ubuhanuzi. Haleluya. Ntako bisa kugira amategeko hari ukagira n'ubuhanuzi cy'Imana ivuga. Hari amategeko yanditse meza cyo kuvuga ngo ukora itonde gutya, ariko akaba n'ubuhanuzi bukubwira umunsi kundi ngo Imana yashaka kubigenza gutya, dore ibi ngibi bizagenda gutya na gutya. Yesu ashimwe cyane. Noneho hari Mose akaba na Eliya, bakaba ari abantu bubawa cyane mu Bisirayeli. Hamwe noneho icyo Imana yabakoreye kindi kurushaho rero, haleluya, ni ukubatoranyiriza ikabereka yuko ku mategeko kuri Mose bubahwaga, ikabereka yuko kuri Eliya bubahwa kubera ubuhanuzi, ikabereka ko kuri Yesu bagiyeho n'ibitangaza bye. Ba bantu bose ngo bagira gutya Imana ibavanaho, haleluya, isigaza nde? Yesu wenyine. Birangije Petero na Yohana ako kanya ntabwo ari Yesu wihamirije, haleluya, ntabwo ari Yesu wihamirije, ahubwo ijwi ryaturutse mu ijuru riramuhamya riravuga ngo nguyu haleluya, nguyu muve ku giti, dore umuntu, dore nguyu. Yesu ashimwe cyane. Nguyu mwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Yesu ashimwe cyane. Muve ku yandi mafilozofi, muve ku bindi ntekerezo z'imigani, muve ku bindi, dore nguyu. Haleluya. Dore nguyu. Nk'uko kundi Yohana umubatiza yabwiye abigishwa be, mutwe Yesu yaje asanga Yohana umubatiza asanga afite abigishwa be benshi, abategura nyine abategura ababwira byo kuza kwa Yesu. Hama noneho Yohana yarabatizaga abantu bakaza bakagenda. Hanyuma umunsi umwe rero muri abandi babatizwaga haza Yesu. Yesu ageze imbere ya Yohana banza kujya gute kushikimira, habati what? Ngiye kubatiza fande wanjye ngiye kubatiza ni gute? None Yohana arabanza ati oya ntabwo nabishobora, ariko Yesu avuga ngo bikore kugira ngo dusoze iki?
gukiranuka. Haleluya. Kako kantu cy'ikintu cyose bituma babigishwe be kuko bari aho ngaho batangira ni ibiki bibaye noneho kuri babona Yohana arashugumiye kujugumira muri cyaricyo gutende kubangagiza ubwoba. Ariko noneho Yesu amaze kumubwira ngo bikore kugira ngo dusoze gukiranuka. Haleluya. Yohana agira gute harabikora. Ariko icyo ngambiriye kuvuga tugomba kuvuga ni ijambo Yohana yahise abwira ibigishwa be. Dore ntama w'Imana mwari mwarankurikiye. Ni byiza ariko ibyo navugaga byose dore nguyu. Dore ntama w'Imana nguyu. Muve ku giti mujya ku muntu. Dore nguyu. Haleluya. Dore nguyu. Dore ntama w'Imana. Dore ukiza ibyaha by'abantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ishugiro n'abigishwa benshi bahita bakurikira Yesu. Noneho Petero nawe Yesu amuhamagara yaravuye mu barobyi. Murabibuka. Kandi byanze bikunze ndakeka ko I'm almost 100% yuko bafite koperative. Muri make afite amashyirahamwe yaravuyemo. Yari umurobyi hariya ku nyanja ya Galileya. N'ubwo ngo byanze bikunze yabaga mu itsinda ry'abarobyi bo ku nyanja ya Galileya. Bikumvikana. Kandi yarazi neza amaprincipe, yarazi neza ibintu by'imigani, ibintu bitandukanye cyane byerekeye uburobyi n'amakoperative yabo n'ibiki. Mu bintu bindi yarazi mbibutse yaje no kuvuga abwira Yesu yarazi neza amaprincipe avuga amasaha yo kuroba n'amasaha atari yo kuroba. Murabyibuka amasaha yo kuroba ngo yarayahe mu rukerera. Iyo ni ibintu by'amaprinciples yarazi ku buryo Yesu abasanze ku manywa ababwira ngo nibatere ishundura. Petero amubwira ngo no. Ibi byo ni ibyanjye. Ibi byo nabibayemo. Ntabwo bibaho yuko waroba kuri izuba ku manywa yabo. Ntabwo bibaho. Principles cyangwa se ibyo twize, ibyo twakoze bivuga yuko uroba mu rukerera. Tukumvikana. Noneho ariko Yesu azahindura principles zose bagenderagaho aravuga ngo bikore. Kandi kuko babikoze babona amafi menshi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bityo rero niwo Petero ahera avuga ngo ntabwo twakurikiye imigani y'abantu, ahubwo twebwe twiboneye n'amaso yacu icyubahiro cye gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Ibyo tubabwira n'ibyo twiboneye. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo muri Kristo, iyo tuje muri Kristo, ntabwo ari ukuntu iyo ugiye muri ibyo bintu bitandukanye nababwiye nko mu waskuti twagiragamo tugiye gushakisha morale, babyita ngo kuweka morale mu waskuti. Ariko mu nzu y'Imana, haleluya, kuza kubana gutya muri gahunda nk'iyi ngiyi yo kuza imbere y'Imana, ntabwo tuba tuje gushakisha morale. Ni ibintu bitandukanye cyane. Ntabwo tuba tuje kwishyushya. Ni ibintu bitandukanye. Ntabwo tuba tuje kwishyushya. Tukumvikana. Ntabwo tuba tuje kwishyushya. Muti kubera iki? Kuko ntabwo Kristo nk'uko tuba tuje mu cyumba hano, ntabwo Kristo tuba tuje kumusanga mu cyumba hano hanyuma ngo niturangize icyumba ngo tumusige hano, ngo tugende tube mu buzima abantu bandi uko abandi basanzwe. Hoya, tukumvikana. Ahubwo Kristo uko tuba tuje mu cyumba hano tuba twagendanye nawe muri twebwe. Haleluya. Tuba twagendanye nawe muri twebwe, hanyuma noneho tukaza tugaterana. Haleluya. Uko ubwiza bw'Imana bw'abantu benshi batandukanye bateranye, hanyuma nenga Imana ngiramanuka ikabana nabo. Ariko Yesu we tuba twagendanye nawe, kandi nituza kurangiza tuvuye hano turongera buri wese asohokane na Kristo. Buri wese asohokane na Kristo. Bivuga ngo ntabwo ibihe byiza cyangwa se kugira morale tuyigira uko twageze kuri kano karago. Oya. Ahubwo haleluya, Kristo utuwamo cyokoze. Kubera ko wenda hashobora kuba hari ibintu bisinziriye runaka
muri wowe. Hano muri uyu mwanya amagambo y'Imana havugira ashobora kuguhembura bya bintu bigakanguka. Ibyo ni byiza. Haleluya. Ariko uko byaguhembura hano, kuko igikora ni iki? Ni umwuka w'Imana ugusura turiyana akagufasha. Ariko umwuka w'Imana ugusura turiyana ni nako yanagusura uri mu nzira. Haleluya. Ni nako yanagusura no muri dushe. Yesu ashimwe cyane. Ukagira ibihe byiza no muri dushe. Nuvuga ngo ndashaka kuvuga ngo ibi ngibi twakurikiye ni ibyo tubana nabyo 24 hours kuri 24 hours. Yesu ashimwe cyane. Nubwo natinze muri izo introduction mvuga ibintu, ariko ibi ngibi twakurikiye, ibi ngibi turimo bitandukanye na bya bindi cyakira twega tujyamo ukagenda ugiye kukavuga kujya kubyina aho ngaho no gushakisha purare, hama mwarangiza mukabisiga aho ngaho n'amafurayi n'izindi niforme zitandukanye mukamwabisiga aho ngaho mukagenda mukabana. Oya, ibi ngibi byo ni ubuzima 24 amasaha 24 kuri 28. Yesu ashimwe cyane. Ibi byo ni ubuzima tugendana nabwo, waba uri mu modoka utwaye, ibi ni ubuzima burimo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari ibyo tuzasanga ku cyumweru mu cyumba, ntabwo ibyo tuzasanga ku cyumweru kuri cyace, ntabwo tuzagira ko tugiye kwa pastor runaka. Oya, ahubwo ibi ngibi Imana yacu tubamo. Haleluya. Yesu wacu tubamo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu ahabwa icyubahiro. Nagira ngo mbinginge bene data dushakashakishe uburyo tugira imibanire ihoraho. Haleluya. Imibanire ihoraho na Yesu wacu. Haleluya. Hanyuma no ku buryo nimujya kuganira wumva atari umuntu urimo kujya kuvana hakugiriya. Haleluya. Ahubwo wumva yuko ari inshuti yawe n'ubundi muhorana ubuzima bwose. Yesu ashimwe cyane. Koko wa mwana witonda mu rugo, kumubwira ngo papa aragushaka, agenda rwose ameze neza. Haleluya. Kujya kurukana ngo dadi aragushaka, akabaza hi dad, what's up, what's going on, dad, what's up, what's going on, akaza uko akaza biratandukanye. Icyo neza ni igishushanyo cy'uburyo twegera Imana yacu. Nicyo shakisha uburyo urinda maze Kristo akaguma muri wowe, uraryoherwa kubana nawe. Haleluya. Bikakuryohera kurusha yuko waba uri umuntu utawanyika asigara ukajya umuzaho okaziyone. Biravuna cyane. Yesu tufashe kandi Yesu tugire neza. Ngiyo uwo twakurikiye kandi kubana nawe. Yesu ashimwe cyane. Kubana nawe tukagenda nawe. Haleluya. Hari uburyo ibintu byahindutse bitandukanye na kera tukira abaskuti, hari uburyo byahindutse bitandukanye n'iya miryango twabagamo. Ahubwo uyu muryango turimo ni ubuzima, c'est notre vie, n'ubuzima bwacu 24 hours. Yesu ashimwe cyane kandi Yesu abamugisha. Haleluya. Tugiye gusenga Imana.